iki cyumweru muri Bungabunga ubuzima turasobanukirwa iby'ibanze ku buvuzi bwo kubaga hakoreshwa za robo. Urwego rw'ubuvuzi muri Afurika y'Epfo rurakira neza impinduka zijyanye n'ubuvuzi bwo kubaga hakoreshejwe za robo. Inzobere mu kuvura indwara z'abagore muganga Paul Tayan wo muri Amerika aradusangiza ubumenyi ku buvuzi bwo kubaga hifashishijwe za robo. Ese ubundi ubuvuzi bwo kubaga hifashishijwe robo bugizwe n'iki? Turajya mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi kureba uko biba byifashe. Ni mu kiganiro Bungabunga ubuzima cya none, ikaze mwese. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga ubuzima. Deogenia Mukankusi. Ubuvuzi bwo kubaga hifashishijwe robo bufasha abaganga gukora ibikorwa bikomeye byo kubaga imbere mu mubiri batobuye gusa ahantu hatoya. Uku kubaga bikorwa hifashishijwe amaboko akoze mu ikoranabuhanga, akoreshwa n'umuganga kandi aba ariho ibyuma bibaga na kamera. Ubuvuzi buba bugamije by'umwihariko kwirinda gutobora ahantu hanini ku mubiri. Ubu buryo rimwe na rimwe bwifashishwa mu gusobanura ubuvuzi busanzwe bwo kubaga habanje gutobora umubiri. Inzobere zivuga ko kubaga hifashishijwe robo mu bisanzwe bituma igikorwa cyo kubaga kigenda neza kurushaho kandi bikanagabanya ingorane zashoboraga kuvuka nyuma yo kubagwa. Kubaga hifashishijwe robo birimo kugenda bihindura cyane urwego rw'ubuvuzi muri Afurika. Igikorwa cya mbere nk'icyo cyakorewe i Cape Town muri Afurika y'Epfo mu myaka 2 ishize. Nubwo biruko ariko haracyari impungenge ku byago ubwo buvuzi bwateza ku kuboneka kwabwo ndetse no ku kiguzi busaba. Ku bitaro bitangirwaho ubuvuzi bw'indwara zibasira urwungano rw'inkari i Pretoria, za robo zirimo kuzana ubuhanga bugezweho mu kubaga abarwayi b'Abanyafurika. Muganga Kabo Ijane, umunyafurika y'Epfo wa mbere w'umwirabura ubaga akoresheje robo, avuga ko mu gihe ibisubizo byiza ari byo biba byifuzwa, ubu buryo ari ingenzi cyane mu gutanga ibisubizo by'ubuvuzi bikenewe. Isi yose yamaze kugeraho tuvuga ngo niba ugiye kubaga umurwayi uburyo budatobora cyane umubiri niyo mahitamo. Iyo bubasha kuboneka bugomba gukoreshwa, ibindi bikaza nyuma. Muganga Ijane avuga ko uku kubaga hakoreshejwe robo bitanga umutekano kurushaho, bikihuta kandi umurwayi akamererwa neza. Nubwo iterambere mu bijyanye n'ikoreshwa rya robo rikomeje kandi hirya no hino ku isi, ubu buryo bwo kubaga bukaba burimo kwiyongera. Iri koranabuhanga riraboneka hake cyane muri Afurika. It's not that accessible yet. And it's mainly a cost issue. Ikibabaje ntabwo riraboneka bihagije kandi ahanini bishingiye ku kibazo cy'ikiguzi. Iri koranabuhanga rishingiye ku Banyamerika. Niyo system ubu iboneka. Hari izindi system nshya zenda gusohoka ndetse hari nk'ibigo 5 cyangwa se 6 bitanga iri koranabuhanga rya robo bizatangizwa mu myaka nk'ibiri-3 iri imbere. Ibyo bikaba ari ikintu cyiza kuko bisobanuye ko iryo higanwa rizatuma ibiciro bigabanuka. Tukizera ko bizatuma ribasha kugera kuri benshi. Uku gukenerwa cyane k'ubuvuzi ndetse n'ubuke bwa za robo byatumye abarwayi bo mu bice byinshi by'umugabane wa Afurika bisuka muri Afurika y'Epfo gushaka ubuvuzi. From the SADC region and outside the SADC region in particular. Kuva muri Botswana, Angola na Zimbabwe tumaze gutanga ubuvuzi bwo kubaga ku mubare munini w'abarwayi barimo abibagisha udusabo tw'intanga n'ibindi, kubera ko iri koranabuhanga tunarikoresha mu buvuzi bw'impyiko. Mu gihe isoko ritangiye kugaragaza ibimenyetso by'iterambere, haracyari zimwe mu mbogamizi zirimo nk'ikiguzi gihenze, icyo kikajyana n'amakosa avuga muri systeme ndetse n'ibura ry'umuriro rya hato na hato. Icyongera kuri ibyo, abakurikirana ibintu hafi bavuga ko urwego rw'ubuvuzi rusange rutabona ingengo y'imari ikwiye mu bihugu byinshi bya Afurika. Ideally one would like to see it being able to be accessed. Icyaba cyiza twakwifuje kubona ribasha kuboneka mu bihugu byose bya Afurika, ariko si ikoranabuhanga wabasha kwigonera kugeza muri buri bitaro. Gusa kwe kuba ibigo by'icyitegererezo mu bihugu byinshi byabasha kurigeza ku barwayi. It's here to stay. Rizaramba. Hari bizagenda bihinduka, rizasa n'irihindukaho gato kandi ababasha kuryigondera baziyongera. Gusa nibwira ko ibyo bitazatinda, iri koranabuhanga rizahoraho hano. Muri Afurika hari icyizere ko uko inganda zikora za robo zibaga zigenda ziyongera ku isoko, bizaye imbarutso y'ikorwa rya za robo zibaga nshya zihendutse kandi zibasha kwifashishwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere.
inzobere zivuga ko kubaga hakoreshejwe robo bigabanya igihe gukira bitwara nyuma yo kubagwa, kandi abarwayi bagira ububabare buke ndetse bakanava amaraso make ugereranije n'igihe hakoreshejwe uburyo busanzwe bwo kubaga. Kugira ngo dusobanukirwe byinshi kurushaho, twicaranye na muganga Paul Tyan, inzobere mu kuvura indwara z'abagore ukorera Elizabeth muri leta ya Virginia hanze ya Washington DC. Mu byo twaganiriye nawe twashatse kumenya ibibazo umurwayi akwiye kubaza muganga nyuma yo kumenyeshwa ko agomba kubagwa. What do you advise? Ni izihe nama mugira abarwayi mu gihe bagiye guhura na muganga ubaga? Ubitekerezaho iki? Ni ibihe bibazo babaza kugira ngo bumve bameze neza? Putting objective numbers on answers will help the patients. Kurasa ku ntego bizafasha abarwayi guhitamo abaganga bababaga. Rero ugomba gukora ibishoboka ukabaza muganga ibibazo bijyanye n'aho ugiye kubagwa. Ugomba kwikorera ubushakashatsi mbere y'uko winjira mu biro bya muganga. Noneho ku bijyanye no guhitamo umuganga ukubaga mbere yo kwiyandikishiriza kubagwa, ni ingenzi cyane kugisha inama indi nzobere. Kandi igihe cyose ugiye kwisuzumisha bwa mbere, hanyuma umuntu akakugira inama yo kubagwa si akantu gato. Ukwiye kubanza ukamenya niba inama wagiriwe ari iboneye koko. Kabone niyo waba wumva unyuzwe n'umuganga wisuzumishijeho. Kabone niyo amakuru aguhaye ahura neza na bwa bushakashatsi wakoze. Buri gihe ni ingenzi kubanza kugisha inama undi muganga w'inzobere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubaza muganga wawe ubaga uti, ibi ni ibintu ukora mu buryo buhoraho? Nibwira ko ibyo bibazo bibiri byaba ingenzi cyane. Ninde uba ushobora kubagwa hakoresheje robo iyo bigeze ku kubaga ibibyimba byo mu mura? In my opinion, it's everyone. Njye mbona ari buri wese. Mu bihe byashize twajyaga tuvuga ko abarwayi bafite umubyibuho ukabije atari abakandida beza bo kubagwa hifashishijwe robo. Twaje gusanga ahubwo abarwayi bafite ibiro byinshi bitwara neza ku bijyanye no kubagwa hakoreshejwe robo. Ni mu buryo bwinshi. Kubabaga bigenda neza na nyuma yo kubagwa bagakira vuba. Hanyuma kandi ku bijyanye no kwibanda ku ndwara turimo kuvura, twajyaga tuvuga ko bigenda neza gusa ku ndwara ntoya nk'akabyimba gato, mbese ntibiba ari byinshi bikaba ari bikeya. Ariko ubu hamwe n'iterambere tugezeho muri uru rwego rwo kubaga bidasabye gutobora cyane umubiri, hamwe n'iterambere mu bikoresho dufite, buri mwaka tubasha kurenga ibyafatwaga nk'ibidashoboka. So what is to be expected? None ni iki cyo kwitega nyuma yo kubagwa? Ese ni gute umugore wabazwe yiyitaho? We counsel our patients extensively. Ku ivuriro tugira inama zihagije abarwayi bacu, kandi mbwira abarwayi banjye bose ko buri gihe iyo witaye neza ku byo witezweho no gukira biroroha. Rero abarwayi bacu bajya gutaha basobanukiwe neza icyo bakwitega. Ni ukubagwa uzagira ububabare nyuma yo kubagwa. Niyo mpamvu hari imiti tubaha ngo ibafashe kugabanya uburibwe bwa nyuma yo kubagwa. Kubaga hakoreshejwe robo byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, kuva kuri kanseri y'udusabo tw'intangangabo na kanseri zibasira imyanya myibarukiro y'abagore kugera ku ndwara zibasira urwungano ngogozi. Fefu Wambiwi Mukiri ni umuturage w'i Nairobi muri Kenya yabazwe igifu bigamije kugabanya ibiro. Uyu mubyeyi w'abana batatu avuga ko mu muryango we bafite amateka yo kurwara diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso na kanseri, akaba ari byo byamuteye gufata ingamba zo kwirinda zirimo no kukwibagisha. In 2001 in November muri 2001 mu kwezi kwa 11 nagiye i Dubai kwibagisha igifu, kandi impamvu nabikoze nari ndimo kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije wo ku rwego rwa 2. Nari mfite ibiro 121. Nendaga kurwara diabete. Nari ntewe ubwoba no kurwara indwara zifatira ku mibereho kubera ko mvuka mu muryango wakunze kurwara bene izo ndwara. Mama umbyara arwara diabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso cyo kimwe na nyina umubyara. No ku ruhande rwa data umbyara nawe, nyogokuru yarwaraga indwara y'umutima ndetse aza guturika n'udutsi two mu bwonko, ari nabyo byamuhitanye. Iyo rero niyo mpamvu nagiye kwibagisha igifu byo kugabanya umubyibuho, kandi byahinduye ubuzima bwanjye kuko natakaje ibiro 20 bidasabye ko nifashisha siporo. Ubuzima bwabaye bwiza kuruta. Mfite ibiro bikeya, ndishimye kuruta. Mbasha gukina n'abana,
rero iyo ubazwe hifashishijwe robo, imigendekere myiza yo kubagwa iba ari 100% ugereranije no kubagwa n'umuntu, aho biba bigoranye ko wagera kuri icyo kigero ku buryo igikorwa cyo kubagwa kigenda neza, kandi na nyuma yaho umusaruro uba mwiza. Nagiye kuwa gatandatu mu gitondo, kandi ku mugoroba nabashaga kugenda. Nahise ntangira gufata ibinyobwa ako kanya. Barankurikiranaga, kandi nyuma y'iminsi 2 mbazwe nasezerewe mu bitaro, nsubira kuri hoteli. Nabaga muri iyo hoteli, hanyuma ibitaro bikanyoherereza imiti buri munsi, ndetse bakaza kundeba 3 ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 7 kugira ngo bamenye neza niba niteguye gutaha iwacu. Rero navuga ko igihe nageraga mu rugo nyuma y'icyumweru nakomeje kubaho ubuzima bwanjye nk'ibisanzwe. Ntiwashobora no kumenya ko nabazwe bikomeye nk'uko, kandi kuva icyo gihe nakomeje gutakaza ibiro mu buryo buhoraho, ndetse mu mezi 2 ashize natakaje ibiro 5, kandi ibyo bigenda bigabanuka mu kwezi kumwe, ukwezi n'igice. Byose biterwa n'uko urya ndetse n'uko ukoresha umubiri wawe. Kubaga hifashishijwe robo ni iki mu by'ukuri? Ni iki umuganga ubaga akora? Kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri ubuvuzi, turakwinjiza mu cyumba butangirwamo hamwe na muganga Paul Tayane. So this is the actual tool that we're talking. Iki rero nicyo gikoresho tuvuga. Iyi ni robo. Urabona amaboko anatandukanye. Kuri iyi robo nk'uko ubibona, aya maboko yose uko aranarasa. Mu busanzwe ushobora gukoresha ibikoresho byawe na kamera ubihinduranye. Kamera rero ni isanzwe. Ibikoresho biratandukanye. Kandi cyiza kuri ubu buryo bwa robo ni uko dufite ibikoresho byinshi twifashisha. Rero kuri buri kubaga gutandukanye, kuri buri gice gikeneye kubagwa, dufite ibikoresho binyuranye. Urugero, hari iki cyuma dukoresha mu gufata mu buryo bwitondewe cyane ibice bitandukanye by'umubiri no kubyigiza ku ruhande mu gihe turimo kubaga. Aka kari hano ni agakasi. Urabona ko ari agakasi gatoya cyane rwose. Ariko iyo waguye ahantu ushaka kubaga wifashishije kamera ya robo, aka gakasi karakora neza cyane mu kubaga. Mu gice cy'intangiriro cyo kubaga rero, ni uko buri gihe tuba dukeneye kubanza kubyimbisha igice cy'inda twifashishije umwuka. Rero hari agashinge gatoya cyane kanyuzwa mu mukondo mu rwego rwo kohereza umwuka mu nda. Nyuma yaho nibwo twiyegereza robo yacu ya mbere. Ubusanzwe ako gashinge kameze gatya. Inda ikimara kubyimba, duca agatoboro gatoya cyane. Iyo ako gatoboro kamaze kuboneka, dufite agakoresho kitwa introducer twinjizamo kameze gatya. Hari akandi kuma ko kwinjizamo, hanyuma agakondo kako kakinjira kagafata ku nda. Kandi ibyo bikorwa gahoro gahoro, ndetse bigakorwa kamera irimo imbere kugira ngo twizere neza ko turimo kwinjiza neza igikoresho cya mbere. Iyo iki cya mbere cyangwa se aka gakondo kagezemo, nibwo twongeraho utundi dukondo tw'inyongera. Buri gikorwa cyo kubaga kiba gitandukanye n'ibindi mu bijyanye n'aho utu dukondo dushyirwa ndetse n'umubare watwo. Witegereje neza hasi ku isima, urahabona ikimenyetso cy'imirongo y'urumuri. Iyi mirongo iringaniza n'agakondo. Iyo igeze hano, urabona ko igeze ku gipimo, duhita ducomekaho robo. Bijyanye n'imiterere y'igikorwa cyo kubaga turimo gukora, akaboko ko hagati niko wifashisha ushyiraho kamera. Uburyo bikorwamo ni uko ukururaka, hanyuma ukayegereza agakondo, hanyuma ukayifatishaho. Kuri iki gice ho ambara kwereka uko twinjizamo kamera. Ubu igice kiba gikurikiyeho cyo kubaga ni uguhitamo neza ibikoresho ugiye kwifashisha ubaga. Urugero, kuri iyi nshuro ibyo tugiye gukoresha ni iby'ibanze. Kariya ni agatwara urushinge. Mwakoze kudukurikira muri iki kiganiro Bungabunga ubuzima. Ku makuru agezweho, gana Ijwi rya Amerika ku rubuga rwa interineti ni wa3.radio.com. Wadukurikira no ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ikiganiro cyacu Bungabunga ubuzima naha tugisoreje, naho utaha mukomeza kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.